nta kintu na kimwe byabamarira. Uriya mwana muba muri guhohotera nawe n'umuntu. Bambaye impapuro z'uko ngomba gusinyira iriya mitungo yanjye bakayitwara. Yesu ubundi harabura iki wayisinya umwana wanjye akaboneka. Umva sasa nawe aho ubera ikibazo. Ni gute ninde wamuhaye izo mpapuro? Ntabwo nazisanze kuri porotaye ninjira. Siho zari ziri. Bakampamagara kuri telefone. Nanjye ntabwo njya mbona abatwaye umwana bari. Ariko noneho ndi kubashyira impapuro ko tuzahura. Ntabwo rero urubuzisinya. Sekari waretse akazisinya koko umwana wanjye. Ariko ngewe muri kuvuga mbese koko nabakuye muri iriya nzu nkabazana muri ngiyi mugiye gutanga iyanyu nkaho mudateganya kuzongera gusubirayo. Nkaho mudateganya kuzongera kuyibamo. Yesu ubwo ari imitungo n'umwana koko urumva igifite agaciro ari iki? Ndabizi neza ko wari wagiye. Nushaka rero rekagumya kumbeshya si uri kumamagara neza. Urumva rekagumya kumbeshya kubera yuko ukuri kose ndakuzi. Nta soni. Urabizi yuko utabona. Urabizi ubushize ukuntu ugena amaka twakuganije. Hirwa ngo umbwije ukuri mu byukuri wari ugiye. Je n'undi atari kwibaza tugufata nabi. Mama. D'accord. Sinzi ukuntu ngiye nabikubwira. Ariko ngiye numva ngomba kugenda. Ukajya yese? Kuko ngiye ndumva umutima wanjye utishimye. Mbone gutya ntabwo umutima wanjye wishimye. Numva mfite agahinda kandi kenshi. Ndi bimazemo igihe kinini cyane. Erega ndakumva urarwaye. Warabonaga ntabwo ukibona abantu bashakaga. Nyine nta nubwo ubona ibyo wifuza. Erega hano nubwo tugufasha yego ariko ibyo tutaguha. Umubaro ntabwo wawubura. Ariko biravangwa ariko umuntu yanganiye mugerageza. Ko ntabwo afata umwanzuro wo kugenda. Ubusuguye nko mu cyobo. Nose ubundi kamaze nkoze hirwa. Ikintu mba kikubabaje neza gituma ufata umwanzuro kuva ngo uragiye. Akenshi ngiye nicaye hano mu rugo. Mbona uriya mukobwa twakundanaga. Ntabwo nshidikanya ko hari atari kumwe n'undi mugabo. Kandi mbita mbisanisha n'ibyo wambwiye. Neza nkabona ari byo. Ntabwo umutima wanjye ubishidikanyaho habe na gato. Ntabwo umutima wanjye ziri kuri gutera. Ubu mutekereje ukamukumbura ukabikwiye byiza mwakiranye. Twemeye namurega. Ye kwibona umwana. Ndizeye ko umuti wabuze. Urakafite. Reka mpamagare Matibora. Reka mpamagare Matibora ze. Numva. Noneho uko turashakisha n'uburyo duhamagara wacyabaye na cyiza. Ubuze ukuntu ubikora. Ndabigerageza ariko. Ntabyo kugerageza ku bintu nk'ibi bigomba guzinza abantu. Nize ko biteguye. Biri hafi. Matiti! Matibo! Matiti! Ngino mwana, ngino ubwire. Muraho magaye. Ngino ubwire. Ngino. Ngino sha. Mushaka wicara. Yicara hano. Uburezi bwo. Sunda byemwe kwegera bose. Ibyo ngibyo. Ibyo twarateshwe. Ubu tubaze nk'abavandimwe. Rero. Nicyo nakubwiraga icaye kandi na Toni. Turi nta kuntu mwajya mukora rwose tutabagenera ishimwe kandi twarabyemeranije. Dore ko nawe ibyo wemeye rwose ubikora neza kandi bigaragara ko kwitwara neza. Rero twabageneye mu 50 buri kwezi. Ntabwo ngiye byakunda. Kubera iki Mateo? Kubera ko bahena ngiye nk'iyi 30 byibuze. Bahinaga agafata 20. Gifite agaciro n'imitungo. Yesu Kristo. So kubera ko umwana uwamutwaye ntacyo azamumaza azamugarura. Umwe ni mama undi ni umugore. Nawe ceceka aho ngaho. Mwe ni muganire ni muhuza ubwo icyo muri buhurize. Bira ntabwo ukwiriye gutanga iriya mitungo cyane ko umwana afite se. Ese ubundi se ari gukora iki nk'umuntu wabyaye umwana kabura? Mama ibyo bintu. Ariko wibuke ko umwana yamburiyeho ntabwo yaburiye kuri se. Ariko umwana n'uwanyu mwembi
kubera iki se papa watashaka iyo mitungo bari kwaka birasa ngo nawe ayifata ajye kuyitanga? ntabwo tuzi umuntu watwaye umwana wasanga ari na papa we wamutwaye. Niba ari papa we wamutwaye si kujya kumugaruza, wasanga ari shema wamutwaye. nyine niba ari shema wamutwaye kugira ngo ujye kumugaruza bigende gute? niba ari shema wamutwaye nyine yatwaye umwana we nta n'impamvu yo gutanga imitungo kugira ngo mujyana ye yaba yarananiwe kumufasha akiri no mu nda nyine kubera ko nta kindi kintu ashoboye uretse icyo guhemuka arumva yatwara umwana kugira atware imitungo ya birasa narangiza abone kuvuga ngo ngaragarura umwana. birangiye mfasha mbese uriya mwana bayiturufu. Mama naduteranyije nawe umwana wanjye ndamukunda kandi uri none se niba uri kumukundira kubikora ikibira ugomba gusinya imitungo nkayibaba. ntayo uri gusinya. ubwo niba mushaka kuyisinya uwo mwana agende n'imitungo igende nanjye musohokere mu nzu mutagira ngo naje kubacumbikira kugira ngo muzajye umva umwana ndamukunze no kuba udafite umwana ndabisi kuko nanjye nabayeho ntafite birasa namubonye akuze. niba Imana yaravuze ko utazamurera niyo watanga ibya mirenge ntabwo uriya mwana yagaruka. oya umutima wanjye ntabwo ujya umbeshya, ntabwo umutima wanjye ujya umbeshya. ngewe ahari mbyiyumvamo ari kumwe n'undi mugabo umutima wanjye urabimpamiriza. kurumva ari inzira y'umusaraba ntabwo byoroshye, ariko ndi mutari ukwiye gutekereza kuri ibyo cyane, ahubwo ari ukwiye gutekereza ko wirwariye numara gukirereka babona n'undi. si ibyo yuko nta nubwo wenda ibyo ngibyo uri kumbwira biha agaciro cyane kuko nyine gutekereza nk'umuntu kandi biravuga ngo inama umuntu igira umutima ni nyirayo, ariko igisubizo cy'uko kiva ku Uwiteka. ahubwo nagize igitekerezo ushaka kubwira. iyo wambwira byose ngenda byumva, ariko nyine ndi umuntu ujya ubimenya, ntabwo ndi umumarayika, ntabwo ndi umumarayika. uzi gukundana n'umuntu kuva mu bwana bwawe mwarakuranye umubwira byose akubwira byose nta kintu umuhisha, byose umubwira yarangiza akaguhemukira. ntabwo umutima wanjye utambikira ko atari kumwe n'undi mugabo. umutima wanjye urababaye kandi ufite agahinda. ubushake bw'Imana burasharira kandi Imana ishaka kugira ngo uzagire umuntu ukomeye igucisha mu bintu bikomeye. ahubwo jyewe reka mubwire, reka n'ubundi tureke kugumya kwizera imiti. turi kwa muganga baguhaye imiti ni byiza pe, ariko twashyiraho n'isengesho. erega uko Yesu yahumuye impumyi nawe yaguhumura, ko yahagurukije ibirema nawe yabikora kandi aracyariho, sibyo? nzi neza ko wizera Imana kandi Imana ni inyembaraga. ariko nyine wenda ngiye kubwira ijambo ariko rikomeye, ariko ntubifate ukuntu. ibyo nyine nakubwiye Imana ubundi yari yabimbwiye pe. rero n'ubundi ndumva twasenga kugira ngo rwose ibigiye kuzakubaho uzayibonesha amaso yawe maze murebe. si ibyo ngibyo ngo nzabonesha amaso yanjye byaba ari ibibi cyangwa ni byiza. ibyo nakubwiye nawe urabizi, uko nabikubwiye atavuyeho na kimwe byose uzabibona ukazibonesha amaso yawe. ariko biravuga ngo abo ibyanjye bitazagusha biringire Uwiteka kandi umwizigire, sibyo? kubera ko urebye neza gusa umuntu ukora akazi ni ngewe ngenda mesa nkoze ibyo mubateka ngakoropa ngakubura wicyo akazi ke nako kora ibyo nibyo rwose cyangwa 10 byibuza ko bamuhange oya ntacyo twatumisha ugafata 40 ajya afata 30 bahenafate 20 reka ko nibyo kora bakora akazi kawe kabisa ntahiteka muduye mu gihe tutaratangira rero igare natwe ntarugandize nawe. rero reka nkubwire n'amatibo ni ukuri ukuntu usigaye witwara usigaye winshimisha. uri umwana mwiza, niba nta kindi uri umwana mwiza pe. rero kugira ngo ubone ko nanjye nta kibazo, nanjye ndi umuntu mwiza umaze kubibona. ni ukuri nanjye ndi umuntu mwiza cyane. rero nari napanze byibuze bagurira akantu kuko ukuntu usigaye mwitwara neza, bagurira akantu dusangire twese. niba ntanakuguye twasangira akantu cyangwa umuryango yamuzanira wanze ko dusangira.
reka njye ntabwo ndoga kirasomaho nta kibazo waretse se umukami yanjye nawe ndayikuzanira ko dusangiye hari ikibazo umukami yanjye reka ntabwo ndoga ese wamuzaniye kuzikariye abarozi ntabwo baroga barozi se baroze ryari naho umva nkubwire burya mu buzima kubona kubana cyane ubura n'imyaka tuba tubanye myinshi ako warayibonye ariko tuba dufitanye n'amabanga menshi uburyo muto nakunda ariko byararangiye nyine tubane nk'abavandimwe sibyo n'amahane twagiye tugirana imitima mibi byose umutima mubi ni mubi ariko banza wibuke iki kintu niyo watanga ibyamirenge Imana yaravuze ko utazarera uriya mwana ntago yagaruka wishaka kwikuraho imitungo umuntu aragerageza nimumara kwikuraho imitungo se ejo n'ejo bundi muzabara mwibwira ko muzaguma mu nzu yanyu ubuse njye urumva nabasha kuba nta mwana wanjye mfite njye ko nabayeho ntafite birasa kandi ikindi niba wumva ko wibuke ko birasa ari mukuru njye urana uruhinja birasa yari uruhinja rw'iminsi 8 utabinyibutse ukankora mu nkovu kandi ikindi ugomba kumenya uriya mwana afite se niba habayeho kuvuga ngo kugira agaruke baratanga imitungo hamagara Shema umubwira atangi apana y'umwana wanjye kwa mwana ibibazo bikubwiriraho byose umwana ngenda gukunda nta n'ikibazo mfitanye nawe urabizi ndi no mu ruhande rwa nta n'icyo ntakora kugira ngo umwana agaruke ariko icyo gutanga imitungo y'umwana wanjye cyo ntikirimo icyo cyugikuremo hamagara Shema nawe n'umwana we azi uko yateye n'inda kandi mwibuke yuko muri kuntondeka hari ibibazo byinshi mfite bimwe na bimwe utanazi wenda reka ngira icyo nkubwira muri aka kanya mfite ikibazo cy'uko bakumbyara byaranye na Dominic ngo ibyo nabyo ntabyo wari uzi none ushatse kuvuga ko uri umwana wa Dominic ntabwo ndi umwana irambwira ngo umunsi umwe wari uri kugenda ugiye kugendera ikirwa Betesayida ngo uhasanga umuntu wari wamaze igihe kirekire yari yarabuze umuntu umushukunya mu mazi kugira ngo mwami abashe gukira uburwayi yari arwaye ariko ngo urangije umurebye umenya ko arwaye igihe kinini ngo arakubwira ngo mwami ngo abandi bafite abashukunya mu bidendeze kugira abuze umuntu namo urangije ngo uramubwira ngo ikora buri bwawe wigendere mwami aya maso y'urayazi ndasenze kugira ngo utegeke buhumyi bukumvire mu izina rya Yesu wiheshe icyubahiro mucyo w'Imana umurasire mu izina rya Yesu Uwiteka Nyiringabo ukora ikintu kidasanzwe w'Imana ikiza kuva twakumenya ntugeze duhana ntugeze duterera n'umunyembaraga nzi neza yuko umutima wubabaye ariko niwe ujya womora abantu bawe mwami byose bikwiye kuhesha icyubahiro ubwo Yesu Kristo umwami wacu amen komera sibyo kandi nzi neza ko uku kuntu uri kurira igihe uzaba uri guseka sibyo umuntu akifata agashaka kuroga undi umuntu akifata agashaka kwica undi umuntu akifata agashaka Satani se wa mukobwa we Satani yateye mu bantu n'ikimera Satani agenda rwose ikabacengera urumva ugasanga abantu batangiye kuryana cyane se anarebaga bayinase ntabwo umuturanyi yarahanze wa mugore nyine cyo kigo cyo asebya afite ishyari byaramwishe abamwira ngo njye mbona nyine kirasohotse ngo barabana ngo mwazabi nyine cyamatiwa ini yanjye ku buzima bwacu waho nta kibazo ahubwo nyine ariko wenyine ndabonye nyine se umugani waretse kamagara mugenzi we nawe gasangira ahamagare sinamubonye ara ku muhanda nagenda muhamagara hamagara wenda nawe zo bahena muhamagara muhamagara ngombwa mwabaye abana bacu baba bahamagara se turi ngombwa ngo nso ntacyo muhamagara nimba ari hafi muhamagara iyi niyo yanjye nari baragwaniga nzoga twaguze twishime uri yareka ngo hari amishwe barimo utundi gende yihereze nta kibazo twakize ugenda umuzane n'ibyiza simboka bahe muhamagara iyi niyo yanjye nari iraryoshye kabisa bahe bahena
ego bane nawe bahe ubikiramo wabikoze cyabaye na ntukibagirwe nose babyaranye nanjye kugeza ubu ntabwo ndamumenya gusa biravugwa yuko wabyaranye umwana babyaye Domina na papa ni nawe ufite umuti wavura birasa. ubwo bisobanura ko rero papa wawe azi uwo mwana na Domina akaba amuzi. Yaramumishe. Rero reka duhamagare papa wawe aze hano atubwire uwo mwana babyaranye ampereza umuti wo kuvura umwana wanjye nawe batanga imitungo bagarura umwana wawe. Njye ntabwo ngishaka kubona papa mu maso yanjye kuva yakora icyo kintu nkakimenya nkabana nawe akakimisha imyaka yose ishize ntabwo nyifuza kureba papa. None ukaba wumva yuko rero impuhwe ufite umwana wanjye nazo ufite uwanjye, ariko uribuka ko iyo mitungo uri kurwanira ngo batange, uribuka ko birasa ari ikiremba atanabyara. Ko se kari wanjye iri mu mwana wanjye nanjye ngirira impuhwe rero njye guhamagara papa wawe aze hano ibibazo byose bikemuke, kuko papa wawe ni nawe uzi buri kimwe cyose cyamfasha Domina. Naho ibyo kuvuga ngo gutanga imitungo byo ntibirimo, ubyikuremo pe unabyibagire. Nuko kandi nashoje ntabwo umwana wanjye agomba kuba victime y'ibibazo byose. Bigira nzanye ibyo kurya dusangiye sibyo? ndagutamika utagira ikibazo kibi. Natetse neza. Bigira umubaze buriya ni iki nakora kugira ngo ntibagize wa mukobwa ukunda cyane? Rega n'ubundi uriya mukobwa ntabwo ngiye mukunda, ntabwo nyimukunda habe na gato, yamvuyemo burundu ndetse kuko ahari ndabizi neza ko yanshimye, aha hari nzi ko afite umuntu bakundana. Byiza. Rega n'ubundi umuntu arisa akundana na Maka sibyo Hirwa? Waruzi ngo ntabwo mbizi. Si ibyo wabibwiwe nande? Ibyo ngibyo ubizi bite? Ndabizi pe, mbizi kera cyane, nta n'igihe byantwaye ukigera muri iyi nzu nahise menya ko ari wowe Hirwa, kuko ntabwo umuntu arisa yari kubimpisha. Tubana mu nzu tubanye neza, ari twe bakobwa bari muri iyi nzu, urumva barabizi abakobwa tunyuzamo tukaganira tukavuga n'amabanga. Bahe! Bahe! Mva usobaye iki wowe? Koko si kigenze bite? Baragushaka bosi wawe. Baramuze iki? Ndabizi ngo baragushaka nyine ngo bagiye ngo kutugurira. Kare databuja niyibye? Ntabwo mbizi amafaranga yakuye. Ako databuja najyaga muri nkamubona mu mujura. Umva kera ndetse wowe ko yibye. None akora he? Akazagira abavandimwe agira i Kigali. Umva rero ukuntu babaye abantu beza, njye ndi kubikemanga. Koko ni ukuri. Umva babaye abantu beza, bari guseka, bari kwishima. Umva njye senze
none ubibonye ute? mbibonye nyine ukuntu ngiye umva ndi kubona basa nk'abantu nge sinzi kaceceke. Ubyizera gute? Njye sindabizeye gusa vuze ngo ngiye ngo tugura n'inzoga bayisutse. Nyine wowe ubonye ute? Nge mba sinzi n'ibintu bari kwikora n'ubwa mbere bibaye. Koko ushobora afite umutima mwiza? Umutima mwiza wose uba mu muntu. Umutima mwiza hari umuntu umenya ko umuntu afite umutima mwiza. Oya, hari ukuntu rero umuntu ukabona ko yaba ari indyarya cyangwa ukabona ko ibyo ari gukora bidaturutse ku mutima. Ngenda mbona ari uburyarya. Koko uko tubarya ubona twiga uburya kuba batubyaye ari ibintu birenze. Iryarya rigibwa n'indyamiriza. Ubwo si ibyo ngibyo guturuka. Bazi baturoze we. Ariko yewe icyo bakora cyose ntabwo bambafitiye. Kandi burya ugiye ko umutego mutindi ushibukana nyirawo. Kandi kirenze kuri icyo yuko umbona amagaza ugahera kumanuka zavuka ukagera hano ku musatsi w'iwaye. Ndatsiritse. mbona se uza wikandagira n'ibiti. ntugiye kongera mbwire nawe. Ako usigaye ugira amagambo mabi mu kanwa kawe. Ngo nshaka kwigira nabi. Ese niki cyatuma nigira neza muri aka kanya? Ndavuze ngo ushaka kumbwira nabi. Ntabwo mvuze ngo ushaka kwigira nabi. Urashaka iki? Hari ikintu ushaka kukubwira. Amenya hari umwana wanjye se? Ngiye kumugarura. Kuhoye. Ngo iki? Ahubwo nanje kukubaza noneho nyine ngo ndateka niba birabiraye mbishyiramo ibishyimbo. Ariko reka ngo amarwe. Urabona ndi umwana ucuri ku gacurukura. Ibyo ni byo waruje kumbwira. Ukaza wikandagira urogotwa umeze nk'uri kudidimanga. Nyine birayi niba mbikaranga n'igitunguru cyangwa nta gitunguru kirimo. Usanzwe ujya guteka ukabanza ukaza kumbaza se? Ni kubera ejo bundi nabitetse ukanga kubirya ngo nashyizemo amavuta menshi nje kukubaza. Ntabwo ubundi ufite abaye bazima. Tubwizanye ukuri ufite abaye bazima. Nari mubajije gusa. Wasoje kumbaza? Wasoje kumbaza? Ngani ba wasoje? Narabimbwiye rero ntukijijishe. Iyo niyo mpamvu iri kuntera gutuma nshaka kuvanga kandi n'ubu nshaka kuvanga hano n'ubundi. Rega nta gituma ugenda hirwa. Munarisa buriya akunda maka byo gupfa. Mva barakundana none iyo mbabonye mana mitamona ko urukundo rukibaho pe. No kubara bonyine mu maso barebana ubona urukundo nabonye bari mu nzira ubona urukundo mana cyukoze. Barabana Imana yabahaye urukundo rwo gukundana nta n'ikintu cyabatandukanye. He barakundana pe. Nanjye mbona ari nk'abarura umudo banjye mu rukundo. Si. Ndashaka kuva aho ngaho ngiye babarira no kwinginga. Buriya njya no kugenda. Cyo cyari kindeye kugenda ntabwo ngiye kuzongera kugaruka. We ariko hirwa ntukagende kuriya. Bira n'umuco mubi. Wivuga gutyo gese. Umuntu ari se yaramemukiye. Umuntu ari se yaramemukiye sinzi ukuntu ngiye nabikubwira. Uzi kugira ngo umuntu muhana amasezerano mwizere 100%, mukorere byose mu bushobozi bucyengiye nari mfite. Ntacyo namuhaye mu byo nari mfite. Naramukundaga naremeye musanga i Kigali nsiga mu rugo. Ndemera ngiye nza hano i Kigali nta muntu n'umwe mafite. Numva ko tugiye gufatanya tukagira gute. Ndinda no kugaruka ari wenje kureba nkuri manuka. Ariko muri ibi ngibi byose ese nurisa ngiye yaramemukiye. Sinzi ukuntu nabikubwira. Yangana hirwa. Buriya nyine igihe cyanyu cyari kiriya.
igihe cyawe na Mona Lisa cyari kiriye. Mona Lisa yaragukundaga yego sinabihakana mwarakundanaga ariko yabonye urundi rukundo rwe rundi kandi ntago wamusubiza inyuma mbese wese wifuza kubona umuntu wakunze ari ahantu yishimiye sibyo wifuza. Rero Mona Lisa ameze neza arishimye afite buri kimwe afite umunezero ubabireba wabibona. Nanjye rero ndatsiritse nanjye ko mbora guhera ku biro birenge ukagereza hano nanjye ndazize kubera ko mama wanjye burangenda n'imiti ngenda dupfunyikamo hano mu mapantaro yanjye tumeze gutya nukwereke se dumweka kando kamweka kambe mama wanjye ibintu yakoze turi mu cyaro aronza abivugira amagambo yari ihembe n'agapupe agatera inshinge. Ntabwo ndi umurozi amamongera ibintu yakoze kandi ibintu yakoze bamwe ngo bizandinda ngo ngendane nabyo. Simva ko yarakuraze yarandaze byo bita kukuraga ho gapfa. Yarandaze uri umurozi we yewe tabira kuko Imana uri umurozi ahubwo uzabanza umenye kubukoresha. Baturoze twabaroga ndahamagara mama rero ntabwo uburozi bwamfata ahubwo tugende. Oya mati we ese tujye twitonda. Iki se yego turatsiritse ariko hagati yo gutsirikwa n'uburozi tujye twizera Imana. Kandi Imana nyizera ariko nkizera njye nabonye mama wanjye afata agapupe k'umutuku yarakambaye none agafata inshinya akajya zitera gutya mu maso no mu nda. Noneho ikigaragara wowe ntiwizeye Imana wizeye agapupe ka nyoko. Mama wanjye se we Imana burari ni yari n'ijambo bavuga ngo iyo Imana iza kuba itariho twe dusenga ababyeyi bacu koko cyane. Sinari kumusenga kuko ntabwo yanyitayeho. Ahubwo uvuga wawe ariko njye wanjye yanyitayeho yaranyije no mu kazi ko mu rugo ngiye gukora amafaranga njye mwoherereza. Ngaho tugende witonda ariko matibori tugende ariko wowe gendera mu kwizera. Ndizeye Imana tufashe Imana turinde turagusabye Imana tufashe ibyo bana turoze simbizi ko turoze ahubwo baturoze nyine bibafate. Amen. Mama wanjye kandi undeba hondi ngaho urumva wasoje ngari mva hejuru mva hejuru. Oya hako hari ikindi nyine kijyanye n'impuza n'umwana oya nakoda n'ubundi ni bya birayi nari ndi kuvuga nari nshaka kukugira kunyine kukubwira. Wabonye ndi ikigori ngayicara mbwire neza iby'uwo mwana. Oya ndavuze ngo icara. Oya iby'umwana ntabwo ndavuze ngo icara. Ndakunda kuzira ubusa nyine ugiye kubimpora kuko nari mvugishijwe ngo umwana ubu nabyo ugiye kubimpora. Uvugishwa umwana wanjye n'uwawe ku buryo akubuza amahoro wajya no kuvuga ukavugishwa. Ko mvugishijwe nyine umwana ariko n'ukuri ntubindenganyirize pe. Mama rwe singishaka guterana namwe amagambo. Ngaha rero ngira umwana wanjye ahantu ari kuko uravugishijwe nyine umuguyeho. Ngira aho umwana wanjye ari. Uyu mwana ndavuze ngo mama rwe mbwira aho umwana wanjye ari. Ntabwo ari umwana nari mvuze pe. Ako kuki muba mushaka ko buri munsi mbyuka mvuga nabi ngaho twarwanye ngaho nabanize ngaho nakoze iki mwamaye amahoro. Oya n'ukuri ntabwo ari we nashaka kuvuga pe. Ese ufite ahantu ugurisha umwana? Ako bira maze kurambirwa. Ndakubwiza ukuri maze kurambirwa. Araje ngaje kumbaza ngo ibyo guteka ngo ibiki n'ibiki. Haciyeho umwanya ngo nako ngo umwana. Mubwiye ngo nsobanurira ngo ndavugishijwe. Harya bira ndi igicucu cyo kutamenya ibyo umuntu avuze. Aguruka. Ndi igicucu. Naniga umuntu ngo namunize. Aguruka. Aguruka ugenda ariko. Nyine ukomeza ubansuzuguza. Komeza ubansuzuguza. Komeza ubansuzuguza. Mbese kuko umwana utari papa we ndababaye wowe nta kintu bikubwiye. Ndagira ngo nanamubaze umuntu ngo haguruka ugende komeza umunsuzuguza. Umwana ndabibona rwose uri mu gahinda gakabije pe. Ufite depression. Haye mfite. Ese urabona mama rwera umwana yamutwara akamukoresha iki? Kuki ari kuza akamuvugaho? Mwamucanganyikishije.
Ese murimo muramubaza umwana buri kanya umwana atazi irengero rye. Urumva mutari kumuhohotera koko? Bira ukabije kunsuzuguza abana bagore. Ariko nta kibazo. ahubwo se waretse n'ubundi nkakwibagiza Monalisa ko Monalisa ubuzima bwe bwakomeje gute wowe wumva ko waheranwa n'agahinda reka ngukunde kandi ndabizi neza ko uzibagirwa Monalisa bidatinze ko ngiye nzagukunda nta nubwo nzagusiga nk'ukuntu yagusize ntabwo nzabikora sibyo nta mpamvu yo gutoroka mu gihe nige ndahari pe ntabwo isi irangiriye kuri Monalisa yamvuyemo n'ubundi ntabwo njye nakubwira kumukunda yarampemukiye ihangane ndahari sibyo ndabizi yaraguhemukiye mvura ibirikira nta bindi biryo nshaka ihangane sibyo ubuzima burakomeza numvishe ko wahuye na Kayiri kandi Kayiri buriya yakundanaga na Maka nta kindi kintu kimugenza ubu ngubu ni ukwica no cyangwa kwivanga mu rukundo rwa Monalisa na Maka ntabwo yifuriza ibyiza urugo rwabo ndagira ngo utazigera ese ubundi biratuve kuri ibyo harabura iki ngusinya imitungo umwana wanjye agaruke ahubwo iyo uvuga gutyo ndarinda mvuga gutya se kuva ryani ndi kubivuga bisubiremo inshuro zingahe ndabaza niba uyu munsi wa none ni muri procedure zo gusinya imitungo kugira ngo umwana aboneke mukaba mukiri guhotera abantu murumva ibyo bintu ndi gukora tubaveho harabura iki ngo uyisinye impapuro nazisinye none ngiye kuzijyana nyine zijyane nyine umwana wanjye aboneke ako kumva mbona urushano no kunganga ko numvishe mama wawe yabigize intambara ngo kugira ngo ngusinye imitungo ngo papa wanjye ngarabanza aze hano ngamubwire ngo ibya domina ngo ibiki n'ibiki ngo uwo mwana ngo ufite umuti ngo wakuvura ubu koko nimwangirire impuhwe ibyo bindi bikazaza nyuma none se ubundi mwana ko numva mama yabyanze no yagenda bite ariko byangiki imitungo ntago ari iyawe tubone yaje ariko uri hano umubyeyi wanjye ntabwo ngomba kumusuzugura ngende iki cyawe ntago wanyibwiriye ngo wiyemeje kuba papa w'umwana wanjye none ubwo se waba papa w'umwana wanjye twagera mu bibazo nk'ube papa we waba uri papa nyabaki papa utarwanirira ngo umwana we ngaboneke ni papa nyabaki bira ndakubwiza ukuri ari wowe waneye inda uriya mwana ari uwawe ntiwanasinzira ariko kuko atari uwawe ntacyo bikubwiye kuko atari uwawe ntacyo bikubwiye urumva hagati yawe na mama ndi buhitemo hitamo nyine uwo ushaka muhitemo okay ngaho mitiramo si nyoko se muhitemo nyine mitiramo okay muhitemo ikibazo impapuro nge nta gaciro mfite n'umwana wanjye ntacyo tuvuze basi reka tubyoroshye impapuro ngiye kuzisinya nzijyana wakabaye wanazisinya wanagezeyo mbona umwana wanjye hano ururira ni uruhinja rukeneye konka
ibi noneho bikomeje no kuncanga ku rwego rukomeye cyane. Murumva noneho ndi buze gukora icyo uretse gusara koko. Yeah.